mwabagabo mwe mu byubahiro mbagomba ariko kubw'ubuhemu bwanyu nakibagomba. Gasopo sinkunda amatiku ari muri entertainment ariko aka kanya biri ngombwa ko nyajyamo mukinire ku bandi bantu apana njyewe. Abantu bakibaza bati se Big Godwin ko bakwishyuye kandi film ukaba warayigurishije biraza kugenda gute? Kibonke Clapton ko watanze amafaranga wamaze gushutinga filime ko umaze gushutinga episode zigera mu 8-7 uraza kwemera uhomba amafaranga. Havuyemo yuko witwa Big Godwin yaje kuba yagura biyari aragenda yetereka muri restaurant kwa Kibonke Clapton. Ino biyari yabayikoreragaho bakaverisa umuntu witwa Big Godwin amafaranga agera kuri 1,500,000 hafi ebyiri witwa Kibonke Clapton amaze gushora muri iyo filime. Bivugwa yuko ashobora kuba yaganira n'umuntu witwa Big Godwin kuri izi ngingo ebyiri, yuko ashobora kwisubiza ayo mafaranga binyuze muri iyo biyari, cyangwa se yuko uwitwa Big Godwin ashobora kuba agiye gushutinga umwaka umwe cyangwa se imyaka 2 ashutingira ubuntu uwitwa Kibonke Clapton. Nibwo ngo uwitwa Big Godwin murabizi ko mu minsi yashize mu biganiro yakoraga yakundaga kubikora muri location yo kwa Kibonke Clapton, bivuze ngo nta bantu bafitanye umubano utari muke cyangwa se bafitanye umubano uhagije. Nibwo uwitwa Big Godwin n'umuntu witwa Kibonke Clapton ngo baganiriye, uwitwa Big amubwira ko afite igitekerezo cya filime. Muragwaye ngo ni igitekerezo nukugwayide nukubwira ati dufata igitekerezo genda wiyandikire bitandukanye na script. Igitekerezo n'igitekerezo na filime yanditse script irangiye biratandukanye. Uwitwa Kibonke Clapton icyo gitekerezo yacyemeye ndetse no kwandika bivuga yuko witwa Big Godwin yamufashe mu kwandika, ariko bandika bagendeye kuri ya filime, kuri ya projet wa mukobwa witwa Innocent. Yes, nonye kugusuza ngo nikaze kwa kandi subscribe kuri no YouTube channel by TV Nyitakingira Rwanda nyitubana mu biganiro bya buri munsi bigenda bitambuka kuri no muyoboro wa YouTube channel. Ikintu usaba ni kimwe kandi subscribe, like, share na comment kugira ngo ibintu bikomeze kugenda neza tujye tubana neza nk'abantu mwe. Ku munsi w'ejo bundi nibwo hamenyekanye saga cyangwa se nibwo hari saga y'umukobwa uri mu mihanda bamwita Innocent cyangwa se Pamela kuri social media, avuga yuko witwa Kibonke Clapton n'uwitwa Big Godwin bamwibye filime. Ibi bintu byagiye kuri Godfather, kuri space umuntu witwa Godfather, ariko abantu nibamenya imva n'imvano y'ibyo bintu ngo byagenze gute. Mu gihe naje gutohoza nkaza gusanga harimo gahunda z'ibitwe bya Phantom cyangwa se kuba bavuza ingoma, cyane yuko uno mwana w'umukobwa bivuga yuko ashobora kuba ngari mwiza bidakimangwa cyangwa se bitagarukwaho cyane, ashobora kuba afite ubwiza budashirirora. Uno mwana w'umukobwa n'umwactress ukina muri filime kwa bamenya. Ndetse ikindi kintu ku bantu batazi ibyo cyane cyangwa se batamumenye, numwe mu bantu baba video vixen dufite mu gihugu cyo mu Rwanda. Indirimbo iheruka gusohoka y'umuntu witwa Run-Up yitwa Tsunami, numwe mu bakobwa bakitinze muri iriya ndirimbo kugira ngo umve urwego rw'umwana w'umukobwa. Nibwo yagiye amakuru ubwo yari kuri live y'umuntu witwa Godfather y'umukobwa uvuga yuko witwa Kibonke Clapton wamaze kwideklara cyangwa se wamaze kugaragaza urwego rwe muri sinema nyarwanda. Numwe mu ba director bamaze kuba bagaragaza urwego rwabo mu gihugu cyo mu Rwanda. Big Godwin bivuga yuko bibye uno mwana w'umukobwa filime. Ngo byaje gute, byatangiye gute? Namagambo cyangwa se nisaga here kuri IG y'uyu mwana w'umukobwa witwa kuri IG yitwa Innocent 01 bona akarongo kwasi 01. Namagambo atangiye apostinga biza gukomeza bijya kuri live y'umuntu witwa Godfather. Ya postinze agira ati mwabagabo mwe mu byubahiro mbagomba ariko kubw'ubuhemu bwanyu nakibagomba. Gasopo sinkunda amatiku ari muri entertainment ariko aka kanya biri ngombwa ko nyajyamo mukinire ku bandi bantu apana njyewe. Kibonke ndakubaha nago tuziranye. Urumva ibyamaze muri industry ya cinema ntagaziranye n'umuntu witwa Kibonke, ariko kora iperereza ry'ibyo Big Godwin ashaka kugushyiramo. Dore naho ndagira ndi munsi yanyu, ariko nundi munsi aha kizemo ibyubahiro bihagije. Murakoze ni muncu muzisabati itararangira mwabagabo mwe niteguye ihangana namwe. Bivuze ngo aya namagambo ya postinze
ku munsi wo kwa gatandatu. Isabato bagiye ki ku munsi wo kwa gatandatu. Niyo utawukijwe uri umupagane ugomba kumenya yuko isabato iba kwa gatandatu. Ubwo ni amagambo apostinze, ariko kano kanya ugiye kuri IG y'umwana w'umukobwa ushobora gusanga ibi bintu yagize gute yarabisebye yarese abikuraho. Witwa Godfather akibona ano magambo yahise ategura space ashyiraho abantu benshi batandukanye, atumiraho n'umwana w'umukobwa wibwe cyangwa se wambuwe filime ye. Mu kumutumira nibwo uno mwana w'umukobwa yafashe ibihumbi 270 abyishyura cyangwa se abyoherereza umuntu witwa AB Godwin. Ushobora kwibaza uti amafaranga yamuhaye nayiki kandi bivugwa yuko yamwibye filime. Story tangira uko nguko. Uwitwa AB Godwin murabizi yuko ari umwe mu ba director bamaze kugaragaza urwego rwa mu gihugu cyo mu Rwanda. Umwana w'umukobwa yanditse filime ageze mu gihe cyo kuyishutinga, yegera AB Godwin aho ngati none unyine yuko wanize ibikoresho, ubwo na amakamera, amagimba, amatara n'amatripod nkajya kugira gute gushutinga. Bivugwa yuko uwitwa AB Godwin yamuhaye ibikoresho atabimukodesheje, ahubwo yaramutisha. Aravuga ati noneho kuko ibikoresho byanyu utabasha kubikoresha cyangwa utaza n'undi muntu hanze ngo ibikoresho bishoboke, ndagwa n'umukameramani wanjye mugende mukorane. Umukameramani yaragiye arashutinga, gusa uno mwana w'umukobwa Innocent yishyuye umukameramani ariko ibikoresho ntabwo bari kubyishyura. Urumva umukameramani we ntabwo yari muri duri umuntu witwa AB Godwin n'umwana w'umukobwa, numva AB yaremeye gutiza Innocent ibikoresho ku buntu, ariko umukameramani ntabwo yaremeye kugendera ubuntu. Birumvikana bivuga yuko Innocent yishyuye umukameramani, ariko mu gihe cyo gutirura ibikoresho ngo bijye kwa AB nabwo hazamo kugorana. Umwana w'umukobwa ngahamagara witwa DJ Caspi ngabimujyanire, bihuraza nuko witwa DJ Caspi ngari bize. Umwana w'umukobwa areba ukuntu abyohereza AB Godwin niwe niyajyayo. Uwitwa AB ahamagara Innocent avuga ati se ko nagushakaga yuko uza. Ubwo ni muri iryo joro akimara gushutinga nyine ibikoresho bitotashye, ko nagushakaga yuko uza tugacinga cyangwa tukaganira, sorry gato, tukaganira kuri projet y'ukuntu twaze editinga ino filime yawe. Ariko ngo ikintu cyagaragaraga ntago ngo byari uko editinga gusa, ntago zari zo projet, ahubwo yagiye uko bagenda bakaganira mu ndani no kuri za gahunda z'ibitwe no kuvuza ingoma. Umwana w'umukobwa kibivumbura aravuga ati wapi ndananiwe, nagiye kuri set nari nete nambaye ubu ndanameze nabi, reka njye kuruhuka. Bivugwa yuko witwa AB Godwin byamurakaje ko n'umwana w'umukobwa ibikoresho bituruye bwije ndetse n'abari wibyijyanira, nahita nagenda direct ngajya kuganira n'uwitwa AB Godwin kuri projet yo kweditinga. Ariko nababwiye yuko atari ukweditinga gusa, ahubwo hari hamwe n'ibindi biganiro byo mu ndani. Umwana w'umukobwa projet ubwo zisigaye footage zisigaye muri kamera no muri machine z'umuntu witwa AB Godwin. Igihe kiragenda kiba kinini iyo projet itareditingwa, ubwo wenda ubushobozi bwari butaraboneka ngo kajya gute yakeditinga iyo projet, bataranaganira ukuntu iyo projet yagira gute yakeditingwa. Nibwo ngo witwa AB Godwin murabizi ko mu minsi yashize mu biganiro yakoraga yakundaga kubikora muri location yo kwa Kibonke Clapton, bivuze ngo nta bantu bafitanye umubano utari muke cyangwa se bafitanye umubano uhagije. Nibwo uwitwa AB Godwin n'umuntu witwa Kibonke Clapton ngo baganiriye, uwitwa AB amubwira yuko afite igitekerezo cya filime. Muragwaye ngo ni igitekerezo nukugwayide nukubwira ati dufata igitekerezo genda wiyandikire, bitandukanye na script. Igitekerezo n'igitekerezo na filime yanditse script irangiye biratandukanye. Uwitwa Kibonke Clapton icyo gitekerezo yacyemeye, ndetse no kwandika bivuga yuko witwa AB Godwin yamufashe mu kwandika, ariko bandika bagendeye kuri ya filime, kuri ya projet wa mukobwa witwa Innocent. Ubwo urumva nyine ntago filime muri no Kigali nta kintu cy'ubuntu kibamo. Uwitwa bibyange bikunde Kibonke Clapton ari ukuna mupfumbatije amushyiramo akantu ngo ati fata uduceri naribi kuko umaye projet. Witwa Kibonke Clapton bidatinze atangira gushutinga ya filime. Mu gihe cyo gushutinga umwana w'umukobwa Innocent nibwo yamenye yuko kwa Kibonke Clapton hari filime irimo irakorwayo isa neza photocopy niyo yakoze, footage zisa nka za zindi zibitse kwa AB Godwin. Hari ifoto yasohotse y'umuntu witwa Damuru Selemani n'umuntu witwa Kibonke Clapton ku ruhande n'undi mukobwa urimo hagati, ubwo bari kuri site bari gushutinga yambaye ikanzu ifite amabara ukuntu utapfa gusobanura. Bivugwa yuko no mwana w'umukobwa wari muri iyo foto ari we main actress cyangwa se ari we main actor wari uri muri iyo filime. Neza bisaba mu myambaro, aba makeup, aba designer, ngo bisa nk'uko umukinnyi wibanze cyangwa se mukuru muri iyo filime y'umwana w'umukobwa bimeze. Iyo foto umwana w'umukobwa akimara kuyibona umutima waramuriye, none yase avuga ati none ya filime yanjye bayibye.
ubwo none ko itamagara witwa Big Godwin ngo mubaze kubijyanye n'iyo filime ariko bajya gute nibumvikana kuri Space rero. Impamvu yatanze ayo mafaranga ayaha uwitwa Big Godwin nuko yarazi yuko Big Godwin amutirije ibikoresho ku buntu, ariko biza aza gusanga bitari ubuntu, harimo indi nyushyu nyine yo ku ruhande. Ese ubundi urumva umuntu nemba Big Godwin no mu video graphic mwiza muri kino gihugu, ni gute afata ibikoresho bihagaze ama miliyari akabigutiriza ubuntu? Cyashoboka ariko ari indi nyishyu ubutange, bivuze ngo abakugiriye ubuntu akagutiza, ariko nawe uri mu ugira ubuntu butiza urugi. Bivugwa yuko rero uwitwa Big Godwin byamubabaje kuba uno mwana w'umukobwa nta kuntu yamugenje, bituma uwitwa na Santa mwishyura 270. Bivugwa yuko ari ayo gukodesha bya bikoresho n'umuntu yageze gute yamuhaye. Aravuga ati nyeneye yuko footage zanye nkazajya kuzeditingisha ahandi, nabunye kuzeditingisha iwawe. Binavugwa yuko amakuru ari nuko zino footage zishobora kuba zizeditingirwa mu mashini y'umuntu witwa Element mu producer. Shobora ati se nukubera iki? Nabwo yuko n'umwana w'umukobwa witwa Innocent muze kugenda na musore profile muze gusura IG ye mu stalking mwirebere namwe. Bivugwa yuko ari umwana w'umukobwa mwiza pe. Nimba ari umuntu ugiye tangiye kujya no mu video y'indirimbo, urumva ubwiza bwe ntago bwajya kuburanwa cyangwa se abantu bagira gute bazi babukemange. Bivugwa yuko asa mwaka izo footage yuko azajya kugira gute kuzeditingisha ahandi, ariko ashyiraho na gasopi giruti yuko naramuka abonye filime y'umuntu witwa Kibonke Clapton igiye hanze bizabakoraho. Byangaye ko ndashaka kwitabaza izindi nzego wenda akaba yakitabaza na REB kugira ngo igire gute ibe yamurenganura. Kibonke Clapton isanga muri uno mwandiko gute we? Kibonke Clapton ameze nk'akana gato cyangwa se ameze nk'agatambo karimo karagenda gatambanye n'ahantu katazi, kuko Kibonke Clapton nta kintu twamushinza kano kanya. Ikindi kintu Kibonke Clapton numwe mu bantu mu content creator beza dufite mu gihugu cyo mu Rwanda, numwe mu bantu bamaze igihe kinini muri industry ya cinema mu Rwanda, numwe mu bantu tutabona mu matiko y'amapranka, numwe mu bantu bakora ibintu vigiye batangira views zawo ntago zijya zigabanuka, ahubwo urwego rwaro rukomeza rugatumbagira. Ubwo navuga Kibonke Clapton ngashiramo witwa Bamenya, ngashiramo witwa Papa Sava. Numwe mu bantu bakora ibintu byabo bikaba successful, na pranka na kwirirwa bashyiramo tundi tuntu two kugira gute, naba content creator beza. Bivuze ngo n'ubundi asanzwe yandikira filime nk'umuturanyi n'izindi zitandukanye, niyo batamuye igitekerezo n'uwe ntabwo ari kubona filime ashyira hanze, ariko bakimuye igitekerezo ahubwo bigaragaza ubuhanga n'ubuhangange bw'ura mwana w'umukobwa yuko azi kwandika filime neza, aho mutangire mu n'akazi. Nimba yandika filime nayiba witwa Kibonke Clapton ari umwe mu mafilime katuze nibeza mu Rwanda, akayishimira akayigura, ariko ayiguza atazi yuko ari ura mwana w'umukobwa witwa Innocent, kuko Innocent yavuze yuko atazeranye n'umuntu witwa Kibonke Clapton. Ariko amakuru aravuga yuko uwitwa Kibonke Clapton yari amaze kuba yashutingaho episode zigera muri 7 cyangwa se 8. Ubyumvikane yuko yari amaze kuba yatakazamo amafaranga agera nko kuri 1.5 miliyoni cyangwa 1,500,000 gutyo. Abantu bakibaza bati se Big Godwin ko bakwishyuye kandi film ukaba warayigurishije biraza kugenda gute? Kibonke Clapton ko watanze amafaranga wamaze gushutinga filime kumaze gushutinga episode zigera mu 8 7, uraza kwemera uhomba amafaranga? Kuko nago wavuga ngo urashutinga agaseri kamwe ngo ushyire hanze, ubundi bantu bagabo bakora filime bya kinyamwuga, ashutinga byibura nka episode nka 20 gashyira muri stock no kagenda sora ku buryo atabura nyine indi episode ari buze gukurikizaho. Abantu bakibaza ati se Kibonke Clapton ko ari umwe mu bantu tubona mu matiko ya YouTube, akaba ari umwe mu bantu tutajye tubona harira n'abandi, biraza kugenda gute? Araza guterera aho ngaho amafaranga hombe na filime naza gushyira hanze, cyangwa kwa kundi tubona ngo na Milito ndiraza gutera umutwe nayo gira ukuntu yigenza? Amakuru hari naye ngaya nuko mu bushuti bw'umuntu witwa Kibonke Clapton n'umuntu witwa Big Godwin havuyemo yuko witwa Big Godwin yaje kuba yagura biyari aragenda yitereka muri restaurant kwa Kibonke Clapton. Ino biyari yabayikoreragaho bakaverisa umuntu witwa Big Godwin amafaranga agera kuri 1,500,000 hafi 2 witwa Kibonke Clapton amaze gushora muri iyo filime. Bivugwa yuko ashobora kuba yaganira n'umuntu witwa Big Godwin kuri izi ngingo ebyiri.
yuko ashobora kwisubiza ayo mafaranga binyuze muri iyo BR, cyangwa se yuko uwitwa Big Godwin ashobora kuba agiye gushutinga umwaka umwe cyangwa se imyaka ibiri ashutingira ubuntu uwitwa Kibonke Clapton kugira ngo abe yamwishyura ayo mafaranga mw'abantu mwe. Ntago nyaninda murabizi ariko katubihanga amaso, ubwo uwitwa Kibonke Clapton aramutse asohoye iyo filime nawe yabishyize ku karubanda, yaba yishyize hanze, yaba agiye wenda kuba yajyanwa muri RIB, nubwo atari waba warayibye cyangwa se bitayigizemo uruhare, ariko nawe yakurikirana kugira ngo nyine ikibazo cy'umwana gikemurwe. Murabizi yuko ubundi umuntu wasohoye projet iyo hajemo case bavuga ngo bibye projet, barabizi kuri case y'umuntu witwa Manzi Beat n'umuproducer n'umuntu witwa Go Pondati, igihe bavugaga yuko witwa mwibye indirimbo, ntago ari we wari wayibye, ahubwo umuntu wayibye ni umuntu witwa Fanta w'umuproducer ayigurisha ya Go Pondati. Bishatse kuvuga ngo nino filime byangaye kunde ne Big Godwin wayibye kuko yari ufite projet zayo, footage zayo, ahubwo ayigurisha umuntu witwa Kibonke Clapton. Ese mukane subscribe nge na King Era Rwanda.